ikibazo gihari nuko tukubaha tukaba tuzi neza kuri umuntu wa danje, ariko iyo bigeze ku gitsina gore ntabwo uba umuntu wa danje, urasabiriza. Niba uri umuntu wa danje, kuki utabibungabunga buri kintu cyose ngo ubemo umuntu wa danje, ntube umuntu wa danje ku kintu kimwe ngo nugera ku kindi kintu byihorere? Icyo gihe uba utannye cyane. Nimba umukobwa yakwanze, ntabwo aba ari cyo gihe cyo kugira ngo upfukame cyangwa se utagaciro, kuko n'utagaciro nyine ntabwo azongera kuba yakubona nk'umunyagaciro, kuko wataye agaciro igihe yakubonaga. Rero byaba byiza wize tekinike cyangwa se ubundi buryo buri buze kuba bwatuma umwigarurira, ariko nanone udataye agaciro cyangwa se ngo ute imbaraga zawe buri muntu wese yarakuziho. Byagenda gute? Nkubwiye neza ko hari ubundi buryo ushobora kuba wakoresha kugira ngo nanone imbaraga ziwe n'ubushobozi bwiwe byongere bigaruke bikureba, cyangwa se byongere kuba byagukunda. Ariko ko gusabiriza ntabyo ndibuze kuba nakubwira muri iki kiganiro. Tugiye kuba twarebera hamwe uburyo bugeze muri butatu ushobora kuba wakoresha nanone kugira ngo uwo muntu urimo urakwishituraho, urimo uragiye kureba yawe, wongere umugarure mu murongo, yongere agukunde cyane rwose, aguha urukundo rw'akataraboneka nk'uko yaruguhaga mbere. Murakaza neza rero, nk'uko mubizi ikiganiro n'isi n'abantu njye gutegura nkakugezaho nk'ibisanzwe, ndi Oliver Regra. Ikintu cya mbere cy'ingenzi buriya nanone ushobora kuba wakora kugira ngo umukobwa nanone agukunda ariko utamwirukanseho, ni ukureba imyitwarire ye n'uburyo arimo aragenzamo ibintu, hanyuma wamara kubireba gutyo ukabyigana, cyangwa se nanone ukagendera mu mujyo umwe n'uwo arimo aragenderamo. Ati ngo bikorwa bite? Nibyo ngiye kuba nagusobanurira. Hari abakobwa rero badashobotse, hari abakobwa baba bakomeza ibintu cyane. Rero nakomeza ibintu ukamwirukankaho, ntabwo icyo gihe azagukunda, ahubwo icyo azakora ni kimwe, azakwanga birenze uko ahubwo yakwangaga. Uburyo bwiza rero ni ugutangira kwiga, cyangwa se ni ugutangira kureba uburyo agenzamo ibintu, nawe ukabigenza muri ubwo buryo. Hari abakobwa baba bafite rwose ingeso yo kwirakaza. Rero nimba yirakaje, nawe ukamutesha umutwe, cyangwa se ukajya kumubaza ati wabaye iki, rimwe ntabikubwire, kabiri gatatu ugakomeza kumufosinga, icyo gihe ntabwo uri murihesha agaciro, ahubwo nako wari ufite uri muri akiyambura. Iyo umugore buriya yivumbuye, cyangwa se iyo umugore yigize uko atari akirakaza, cyangwa se agashaka kujya kure yawe, biba kubw'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, aba arimo aragira ngo atestinge agaciro kawe, byibuze arebe ko uri umuntu wiha agaciro. Aba akeneye kureba nimba nyine uri buze kumusarira, cyangwa se usara ugasizora nyine ukava mu bintu byawe. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kuba cyatuma akora ibyo bintu, ni uko aba arimo arakwanga, cyangwa se nta marangamutima bakigufitiye. Mbega nyine akubona akakubona nk'aho uri umuntu usanzwe, atakikubonana igitinyiro nk'icyo yakubonanaga mbere. Ahangaha rero ni ikimenyetso cyiza kikwereka cyane ko numwirukankaho, cyangwa se nanone ugasara nyine ugasizora, icyo gihe teste yiwe uri buze kuba wayitsindwa. Nimba yagiraga ngo arebe ko ufite agaciro, nta gaciro uri buze kuba wabona. Nimba yakwanze nanone ukamwirukankaho, azakomeza kuba yakwanga. Nimba arimo rero, ahangaha ikintu cyiza gihari, nimba arimo arakujya kure, nawe mujye kure. Buriya uburyo bwiza bwo kugira ngo umuntu umujyane mu buryo nawe ashaka kuba yakujyanamo, ni ukumusubiza ibyo yakubajije. Nimba kwandikiye ijambo rimwe, nawe ukamwandikira irindi jambo rimwe. Nimba gusubije nyuma y'isaha, nawe urindire indi saha umusubize. Apana kumwereka nyine kuri muramwirukankaho cyane, cyangwa se ko umukeneye kuruta uko we agukeneye. Icyo gihe urimo urakora amakosa. Niba umugore adashaka kuba yakuvugisha, byumve kandi ubyubahe, nawe uceceke ntihongere kuba wamuvugisha. Ibi ngibi ntabwo ari ukwikunda cyangwa se kutita ku bantu, oya, ahubwo ni ukugira ngo amenye neza ko nyine nawe uri uw'agaciro. Hari igihe umuntu agukorera ibintu akibwira ko wowe utababara. Rero iyo umweretse ko utababara, cyangwa se nanone uri umuntu uzajya ubabazwa cyane ntugire icyo ukora, azajya kubabaza cyane nyine nunababara yumve neza ko utagakwiye kuba wababara. Ariko iyo umweretse neza ko ibyo yigira nawe wabyigira, icyo gihe ashyira agapira hasi, ibintu bikatangira kuba byagenda mu buryo bikwiyemo. Niba uhora unkurikiranya, hari ikintu cy'ingenzi ukwiye kubuzi cyane. Buriya abantu bakunda ikintu babona neza ko kirimo kirabura, nanone bagakunda ikindi kintu batekereza ko ari icy'agaciro. Rero ikintu babona nta gaciro gifite, ndakubwiza ukuri ko ntabwo bazigira bagikunda. Nubigenza gutyo, uzaba urimo muri ikimenyetso kivuga neza ko attention yawe, cyangwa se kuba ari mu rukundo rwawe, ntabwo ari ibintu bihabwa gutyo, cyangwa se ntabwo ari ibintu uwo umuntu akabikiniraho, ahubwo ni ibintu bisaba ko ari buze kuba yabirwanira. Ni ibintu bisaba ko ari buze kuba yashyira imbaraga mu bintu byawe nyine, kugira ngo byibuze nawe agutsindire. Apana kumva neza ko kugutsindira ari ibintu byoroshye. Kumenya imyitwarire yewe n'uburyo yijyana bizatuma nawe ujya muri control, umenye uburyo uri buze kuba wakontorora iyo myitwarire yiwe. Tekereza nimba umukobwa wazaga umwandikira agahita agusubiza, cyangwa se nanone ukabona nyine hari uburyo abigenzamo kugira ngo wumve neza ko atakuri kure cyane, ariko nanone akabihagarika biri aho ngaho bitunguranye. Icyo gihe
nukomeza nawe nyine kuba wamwitaho cyangwa se ukarengera, wa mukobwa aratangira kwiyumvamo ibindi bintu atagakwiye kuba yakiyumvamo. Aratangira kwiyumvamo nyine ko yatangiye kuba yaguca amazi, ariko mu by'ukuri numwandikira ntagusubize ukarindira, ntute umutwe ntusare ntusizore, nanone arabona neza ko hari icyahindutse. Nimba rero umukobwa arimo arigira ibyo ngibyo, ntukajye kuba imbaraga inshuro ebyiri wamwatakishaga, oya, ahubwo zigabanye ku kigero hafi ya ntacyo. Mureke abone neza ko no mu gihe adahari wabaho. Nimba yanze kugusubiza, wikirukankira ku masitati uvuga ati ngo abantu barahinduka, wandikemo bwa bugambo nyine bwerekana neza ko wagize ikibazo. Oya, postinga rwose wasohotse wishimye urimo uraserebura n'abandi bana, kugira ngo byibuze amenye neza ko ufite andi mahitamo. Ibi ngibi rero iyo ubigenje gutyo, abona neza ko ubuzima bwawe budashingiye kuri we, akamenya neza ko ufite byinshi byo gukora, nta mwanya wo guta cyangwa se wo gukina nawe ufite. Ikintu cya kabiri, nubona bimeze gutyo, ntuzakore irindi kosa iryo ari ryo ryose, ahubwo uzatangire kurwana no kuzamura agaciro kawe. Ntawamenya buriya ashobora no gutangira kukwishyira kure kubera ko abona neza ko nta gaciro ufite, bigendeye uburyo wamworoheye, bigendeye uburyo wamubereye umwana mwiza. Yabona bimeze gutya kugira ngo abibone nk'uko washatse kubimwereka, we akabibonamo nk'aho nta gaciro ubifitemo cyangwa se nta gaciro ufite kubera ko wamworoheye. Benshi nuko babibona, kandi ikiremwa muntu niko duteye, tubona ibyo twabona bitworoheye tukabica amazi. Ntibazakubeshye buriya uko wakigira kose ukiyoroshya ukaba umwana mwiza, abagore n'abakobwa baba bakunda abagabo bafite ikintu bita confidence, bafite agaciro kandi nanone gahoraho. Bakunda abagabo bahagarara ku ijambo ryabo kandi bihoraho, ku buryo none gusaba amafaranga ukayamwima ukamubwira ati oya, ntabwo ndi bugahe amafaranga kubera ko sinabipanze, ukabivuga ubihagazeho. Ntabwo icyo kizatuma kwanga, ahubwo kizatuma yumva neza ko uri umugabo uhagarara ku ijambo rye kandi ufite inshingano aba agomba kwitaho, kandi kwita ku izo nshingano nta kindi kintu kizigera gituma ati izo nshingano, yaba umugore yaba umukobwa. Ibyo babikundira abantu ariko ntibabibabwira, bakwereka ko bashaka ko nyine witaho inshingano zawe ukazireka, ariko still iyo ubikoze gutyo baguca amazi. Abakobwa bose bakunda umugabo ufite icyo bita ambition, ufite ibyo ashaka kuba yageraho, ndetse umugabo uri independent, wishingiyeho. Niba rero imyitwarire ye ubona neza ihindagurika, cyangwa se ukabona imyitwarire ye ntabwo ari imyitwarire iri hamwe wavuga ngo ni imyitwarire wakishingikirizaho, ikindi kizaba gihari, azakenera umuntu uzabasha gukontrola ya myitwarire yiwe. Ntabwo azakenera umuntu uzagendera mu gatego cyangwa se uzagendera muri ya myitwarire yiwe. Nazajya yigira gutyo, ujye umwereka ko umwitayeho, umubaza amakuru, umubaza uko bimeze. Ariko nubona afite imico mibi cyangwa se nubona nyine akomeje kwigira indakoreka, niyumva agarutse muri muda azagaruke muganira, ariko utamweretse ko wamusariye. Hari abakobwa rero baba bameze gutyo bakanabikora bikamara igihe kirekire. Nubona rero abikoze gutyo, uzahindure ibintu by'ingenzi cyane ngiye kuba nakubwira, cyangwa se hari ibintu bitatu ukwiye kuba wakoraho kandi bikagira icyo biribuze kuba byatanga. Ikintu cya mbere ni ikintu bita physical upgrade, guhindura uburyo wagaragaraga. Hano hari ikintu cy'ingenzi buri ukeneye kuba wamenya. Physical appearance, imigaragarire yawe igira ikivuga cyangwa se igira ikiribuze kuba yasobanura ku mukobwa urimo urakwigiraho ibintu utamenya cyangwa se urimo urakwishyira kure. Niba ukora gym ku buryo bugaragara, kuko nibitegereza buriya abakobwa nabo hari igihe ubaho igihe kirekire ukibagirwa ko hari ibindi by'ingenzi wagakwiye kuba ukora, kandi by'ingenzi nyine bifite umumaro kuruta ibyo. Niyo mpamvu rero nkubwira ati niba ugiye muri gym, ukora gym bigaragara, ufite umwanya, nta bigutesha umutwe, nta bigustressa. Iyo atangiye kuba yabona urimo uraba umuntu uri physical fit, uri umuntu nyine ufatika mu bigaragara, atangira kumva ndetse akanamenya neza ko arimo arahomba ikintu cy'ingenzi, kandi icyo kintu cy'ingenzi arimo arahomba abandi bagikeneye. Ariko mu by'ukuri iyo abimenye utyo, nibwo atangira kugarura attention nyine, ariko byibuze wahinduye uburyo wagaragaraga. Si nibyo gusa, buriya abantu bakora siporo cyangwa se abantu bakora nyine siporo ukabona bazitaho, bizamura confidence zabo, bizamura uburyo biyumvaga n'uburyo batekerezaga. Ntabwo bakomeza kuba baba abantu bari bo mbere y'uko batangira kuba bakora siporo. Biba bitandukanye cyane. Uzitegereza urebe umuntu wagiye muri siporo, physically, confidence, byose nyine birahinduka. Kabona nimba ataravugaga, ukabona atangiye kuba yagira ikintu cyo kuvuga. Nimba yaragiraga isoni ko abantu bamubona, ukabona bitangiye kugabanuka. Byose bitewe n'iki? N'agasiporo. Ikindi kintu cya kabiri cy'ingenzi wagakwiye. Ikintu cya gatanu rero cyo kwa upgradinga ubuzima bwawe ni ikintu gitangaje kandi cyiza cyane cyakora. Nimba atarakuzi mu gusohoka, tangira usohoke. Nimba yarazi nyine wenda ko ukunda kuba uri iwanyu, urimo urakora utuntu runaka, tangira utembere, ufate indege, ujye hanze. Ibintu nyine nk'ibyo ngibyo utangire ukuze ikindi kintu atarakumenyereyeho, utume yiyumva nkaho kuba yarari kumwe nawe byarakubuzaga cyangwa se byarakuzitiraga, ahubwo gukora ibyo wagakwiye kuba ukora.
utembere, ufate indege ujye Zanzibar, uve Zanzibar ujye mu kazi kawe, nanone nujya mu kazi kawe ejo uzahindure ujye n'ahandi ukore n'ibindi ibintu nk'ibyo. Abagore n'abakobwa buriya aho bava bakagira bakunda abagabo babaho ubuzima nanone bumeze nk'aho bugaragara, cyangwa se bwa buzima bumeze nk'aho buri exciting, ubuzima bumeze nk'aho bugaragara buri wese nyine ko ari bwiza, yasohotse yagiye hariya, ibintu nyine nk'ibyo abagore barabikunda buriya. Icyo gihe rwose icyo uri murababwira, uri muramuha ikimenyetso kivuga ati ubuzima bwanjye ni bwiza, ni amazing, uhari cyangwa se nanone udahari, uzaze tubane, cyangwa se nanone niba utabishaka nabyo ubyihorere. Nicyo kimenyetso uri muramuha icyo gihe. Nimba atarakuzi mu gupostinga, jya upostinga wishimye rwose, urimo uraterera imisozi, urimo uratwara ibintu nk'ibyo nyine ubuzima bwawe, ujya upostinga nta kibazo, kuko gupostinga buriya it's okay, ni uburyo bwiza bwo kwinteractinga n'abantu n'abatari baguherutse, bakaba bakubona bakakuvugisha, ubuzima bukagenda neza, ntukomeze kuba wakigunga. Erega buriya impamvu ushobora kuba wakinginga umuntu ni ukuba ubona neza ko nta yandi mahitamo ufite, yakwanze nta bandi bantu muvugana, ukumva irungu rirakwishe, ukavuga ati reka muhamagare. Ariko mu by'ukuri nimba ufite abandi bandi urimo uracatinga nabo, urimo busy nabo, ntabwo uzigera utekereza ibyo bintu. Iyo abona rero ubuzima butangiye kuba bwamera neza adahari, atangira kongera kwitekerezaho, agatangira akibaza ati ariko si ubu ngubu sinahubutsera, nibwo atangira gukora ikintu bita re-up, we agatangira kuba yashaka uburyo akwegera kuruta uko uri buze kuba wamwegera. Ikintu cya gatatu nanone cy'ingenzi cyane uba ukeneye kuba wakora ni ikintu bita emotional upgrade, cyangwa se amarangamutima yawe ukayaha iyindi sura. Buriya hari igihe umuntu agukorera ibintu uburyo bumwe cyangwa se ubundi, ariko none yagaruka agasanga warahindutse, amarangamutima yawe ntabwo akiri nka ya yandi yakinaga nayo. Ahangaha icyo ugiye kuba wakora rero ni ukongera gukora ikintu bita reconnect na old friend, cyangwa se kwihuza na za nshuti zawe za kera. Hari inshuti za kera uba utibuka, hano rero icyo ugiye kuba wakora ni ukwihuza na za nshuti zawe, akabona ko za nshuti mukiri kumwe, cyangwa se za nshuti ziri hafi nyine ku bwawe, akamenya neza ko yagenda atagenda ntacyo bikubwiye. Iyo utangiye gukora ikintu nk'icyo rero utangira kumva neza ko kuba hari atanahari nawe ntabyo biri buze kuba byavuga, kuko ikintu cyo kugira ubwoba cyangwa se ikintu cyo kumva nyine ko wihebye cyangwa se uri umuntu udashobotse gihita gitangira kuba cyagabanuka. Umukobwa nakwishyira kure cyane, cyangwa se nubona atarimo araguha igihe, tuzabyemere gutyo. Uzuhura n'abantu benshi, ikindi bimwereka ko uri respected, bimwereka ko utari incike, bimwereka ko hari n'abandi bantu baba bari kumwe nawe mu gihe adahari. Rero iyo umuntu atangiye kuba yabona neza ko kugusiga ntacyo byigeze bigukoraho, ahita atangira kubona neza ko nyine yakoze ubusa. Iyo umuntu abonye neza ko yakoze ubusa, nta kindi kintu kiba kigiye kuba cyakurikira, ni uguhita akugarukira nyine, kuko ababona neza ko nyine yakoze ubusa. Iyo ukoze ikintu nk'icyo bihita bimwohereza message ivuga ati wa muntu burya namwitiranyaga, ni umuntu urenze mw'ubu buryo, kubera ko hari igihe umuntu atazigera abona agaciro kawe mu gihe muri kumwe, ariko wagenda agaciro kawe kakigaragaza ku rwego ruri hejuru. Icyo gihe nanagaruka azamenya neza ko nimba akeneye umwanya mu mutima wawe, akwiye kuba yarwanira wa mwanya, akwiye kuba yawukorera, atazigera awubona nk'uko bimworoheye nka mbere, kubera ko buriya iyo wahaye umuntu amahirwe, ya mahirwe akayaterera inyoni cyangwa se agakina nayo ubwa kabiri, ntuzigere umwemerera ko bimworohera gutyo, oya, ahubwo azabikorere. Nta kintu kizamurya mu mutwe nko kubona wowe ubwawe urimo urakura, urimo uratera imbere, we adahari cyangwa se utamukeneye kugira ngo atange uburenganzira. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi ukeneye kuba wakora, ukeneye kuzamura icyo bita curiosity yiwe. Ukeneye nyine gutuma agira amatsiko, mbega akagukumbura, akagira amatsiko yawe kandi atanabona nyine, cyangwa se nawe atakubona. Iki kintu rero tugiye kuba twaganiraho ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko iyi niyo ntwaro ya danje ufite mu bubiko bw'intwaro zawe. Ikintu bita amatsiko, kurema amatsiko mu bantu cyangwa se mu muntu, ni ikintu gituma nyine wa muntu akubaha, akakumva mu buryo butandukanye. Iyo utumye atangira kugira amatsiko yawe nk'aho atigeze amenyana nawe, akabona nyine agufiteho amatsiko, nta kindi aba asigaranye uretse we gutangira kukwirukankaho. Impamvu mubwira ibi ngibi, iyo umukobwa yigize ibyo bintu cyangwa se iyo yatangiye kukwishyira kure, aba arimo aragira ngo umwirukankeho, aba arimo aragira ngo nyine utangire umuhe indi attention, cyangwa se ugwe mu gatego nyine kuko umwinginga. Ariko iyo umwinginze nanone nta nubwo abifata ngo abihe agaciro ko wamwinginze. Icyo nicyo kibazo, ahubwo atangira kugutesha agaciro kubera ko wamwinginze. Wamwihorera akaba aribyo bivuze kuba byatanga agaciro. Byumvikane cyane ko ibyo bakora nabo baba barimo baratestinga ko ufite ako gaciro, ubizi cyangwa se nanone utabizi.
rero iyo abikoze gutyo akabona wenda uri umuntu ufite ibyo agenderaho cyangwa se uri umuntu wafashe umwanzuro ko udakwiye kuba wapfukamira uwo ari we wese, azatangira kwibaza ati ariko se ko ndimo ndamwandikira ntansubize byihuse, byagenze bite? Ese yaba atakinkunda? Naba ndimo ndigira ibingibi nzi ngo aracyankunda atakinkunda? Ese ahubwo naba ndimo ndigira ibingibi hari uwundi wenda uhari? Ibyo bitekerezo rero nibyo uba ushaka ko ari buze ko yagira mu mutwe wiwe. Icyo gihe byibuze aba atangiye kugira icyo twita positive anxiety, kugira ubwoba, ariko nanone ubwoba buri buze kuba bwagufavoriza cyangwa se ubwoba buri buze kuba bwagira icyo burize kuba bwakongera ku mubano wawe. Ibyo bituma yongera kuba yatekereza ku bikorwa byiwe akavuga ati nyamaraga ibyo ndimo ndigira nanjye ntabwo mbizi. Ahangaha rero ikintu cy'ingenzi nanone uba ufite kuba wakora cya mbere ni ukuba less predictable, cyangwa se kuba atamenya icyo uri buze gukora cyangwa se icyo uri buze kuba wakurikizaho. Umukobwa iyo yabonye urimo uratera indi ntambwe irenze iyo wateraga, icyo gihe nawe akuza imitekerereze yo kumva neza ko nakwandikira wenda uri buze kuba wamusubiza byihuse nk'uko wabikoraga mbere, akiyibagiza ibyo yakoze. Mbega nyine aba yumva neza ko bigomba kuba byamera neza, kubera ko yabonye bya bindi byose nakubwiye wabikoze, akabona wenda watangiye kuba waba undi muntu ufite indi direction cyangwa se ikindi cyerekezo, rero yakwandikira kumva ko biri buze kuba byamera kuriya. Oya, ntukajye worohereza umuntu washatse ko ibintu bikomera. Ikintu cya kabiri, ntuzigere umwereka ko wenda nta mwanya umufitiye, cyangwa se nanone umwereke ko wamwiriyeho nyine nta gihe umufitiye. Oya, uzabe engage cyangwa se uzagira umwanya umwereke ko umufitiye umwanya, ariko uzabe unavailable. Ntuzamubonera igihe ngo cyangwa se ngo igihe cyose agucakiye akubone. Oya, nimba yaragusize akagenda nawe nagaruka ntuzamuhe igihe nk'uko yakibonaga mbere. Byibuze azamenye agaciro k'igihe, nubwo yajya ahandi azamenye kubaha abantu bamuhisemo bakamuha igihe cyabo. Aha nakubwira ati duhure wenda tuganire, wenda utanabishaka cyangwa se wumva bitakurimo, uzamubwira ati rero upanze ibyo bintu nanjye mfite ibindi ndimo ndapanga, uku kwezi ntabwo ndimo ndaboneka, wenda twazapanga twazabyimurira ukwezi gutaha. Ibintu nyine nk'ibyo ngibyo umwereke ko utanze kujyayo ari uko bihuriranye n'ibyawe, at least abone neza ko utakiri agafu k'imvugo rimwe nka mbere. Iyo ubonekera abantu buri gihe, igihe cyawe ntabwo bagiha agaciro, batangira kubona neza ko nyine isaha n'isaha igihe bagukenereye bazakubona. Ariko iyo utabahaye icyo gihe cyangwa se iyo utakoze ibyo ngibyo, batangira kubona igihe cyawe n'ibyo uri bukore muri icyo gihe ko ari iby'agaciro nabyo. Bivuze neza ko igihe cyacu nitwe tugihesha agaciro, cyangwa se nanone tukacyambura ku gaciro. Uze wereka umukobwa ko ubuzima bwawe wabasha kubufulfillinga, cyangwa se wabasha kuba wabwuzuza attention yiwe idahari, cyangwa se nawe ubwe adahari. Ntuzigere utuma umuntu yumva neza ko akenewe mu buzima bwawe kugira ngo bwuzure. Reka icyo ni ikinyoma. Kandi nubyereka umuntu nanone akabyiyumvamo cyane, niho ahera gusuzugura, kuko icyo ubuzima bwacu dushaka kuba twagishyiramo, icyo kintu kirinjira kandi kigafata mu buzima bwacu, kuko natwe nyine twabihisemo ko cyafata. Biba byiza rero gufatisha ikintu mu buzima bwawe ubona neza ko ari icy'ingenzi. Ikindi kintu rero hano uzakora cy'ingenzi ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga nanone kugira ngo ugire icyo uri buze kuba wahindura. Aha ni hahandi uzajya upostinga wenda wasohokanye n'inshuti zawe, ariko nanone ntugire ibisobanuro byinshi uri buze kuba watanga kuri iyo poste. Bega urishimye, biragaragara ko ibintu ari byiza, hanyuma utuma abantu bibaza ati ninde uri inyuma y'ibi ngibi, nawe azibaza ati jya upostinga, hanyuma nurangiza ntusobanure neza nyine ibisobanuro by'iyo poste. Ikintu azatangira ko yatekereza wenda wapostinze nko mu birori ahandi hantu, azibaza ati ese ko mbona aba bantu bose bari kumwe n'aba girlfriend babo, ubu uyu musore noneho we yarari kumwe n'uwe mukobwa mo kabyara, kuko ko wapostinze mwishimye ariko ntabwo wasobanuye iby'iyo post neza. Buri wese uri buze kuyisobanukirwa nuko ari buze kuba yakubaza, nawe rero biramukururamo ikintu cyo kuba nyine atishimye, agira amatsiko nyine ashaka kuba yamenya, cyangwa se ashaka kuba yakimara amatsiko. Icyo gihe nibwo atangira kugucesinga, kukwirukaho. Confidence yawe cyangwa se n'uburyo uha agaciro ubuzima bwawe n'ibyawe n'ibyo ukora, nibyo bizatuma n'abandi baha agaciro nanone ibyo ukora n'uburyo wiyumvira. Ntuzigire rero ureka umuntu runaka akinira ku buzima bwawe abujyana uburyo yumva neza ko abishaka.